bwira ngo ba bandi bamenye umucyo, ba bandi basogongeye ku mpano z'Imana, bakamenya neza ubushake bwayo, bagahishukirwa iby'Imana, niyo basubiye inyuma. Mana yanjye bameze nk'imbwa isubiye hehe ku birutsi ibyaha byabo n'abadayimoni, baza bikubye inshuro nyinshi. Niyo mpamvu wowe waguye ubabaje Imana doprisi kurenza umuntu utari wagera no mu nzu y'Imana, kurenza umuntu utari wavuga ngo Yesu ni umwami. Ariko uyu munsi ni wo munsi wowe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Mumeze neza, muguwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashuhuje kandi abakunzi banjye, inshuti zanjye, mwese mumeze neza. Munyemerere dusengane Imana, twumva ijambo ry'Imana, kandi abatameze neza namwe nimuhumure. Uwiteka ari mu ruhande rwanyu, nimumwizera arabagirira neza. Nyagasani Imana yacu turagushimiye, tugushimiye kuri data wa twese, tugushimiye kuri uwera, urahambaye, uri hejuru y'amajuru, ntawe uhwanye nawe. Turagarutse mwami, tuje kuvuga ijambo ryawe, nitubura ugaragare, umwuka wera avugire muri twe, imbaraga z'ijuru zikorere muri twe. Duheje andi majwi yose, ibitavuga Imana byose biceceke, kandi byose bisinzirire guhwera. Reka imbaraga zawe zivugire kuri twe, kandi zibwire isi icyo ushaka kubabwira. Nitubura ugaragare kuko uri Imana. Urakoze kuri hagati muri twe, urakoze kusobanura ijambo, ngo twebwe ijambo twese riraturuta, niryo ryaremye iyi si. Urakoze Mana, izina ryawe niryubahwe mu izina rya Yesu, amen. Nshuti zanjye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma mu gice cyaho cya 19, turahera ku murongo wa 41. Hanyuma dusome twumve ijambo ry'Imana. Yesu aririra i Yerusalemu, ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi nawe iyaba wamenyaga ibyaguhesha amahoro, ariko none bihishwa amaso yawe. Kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Yinjira mu rusengero atangira kwirukana abaguriragamo, arababwira ati, handitswe ngo inzu ya data izaba inzu yo gusengerwamo, ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Nuko yigishiriza mu rusengero iminsi yose, ariko abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru b'ubwo bwoko bashaka kumwica. Icyakora babura uko babikora, kuko abantu bose bari bitaye ku magambo ye. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riraturuta, ijambo ry'Imana ni rikuru. Haleluya! Nzanye intego ivuga ngo Yesu arakugendereye, Yesu arakugendereye. Ariko uzi kugendererwa n'Imana, uzi gusurwa n'Imana, uzi kubwirwa amabanga uyabwiwe n'Imana. Imana ishimwe. Ariko si ubwo akugendereye uriteguye? Ubwo ngendereye nditeguye. Ahangaha Yesu yari ageze i Yerusalemu, murabyibuka, yari iminsi yo kwitegura ubwo yari kuzagera muri cya gihe cy'urupfu rwe. Ijambo ritubwira neza yuko abantu bamusingije, bafata imyambaro yabo bayisasa mu nzira. Ari nubwo yababwiye ngo bajye kwa Ntuza, bajye kuzana icyana cy'indogobe acyicareho. Uwo Ntuza ntabwo tuzi ngo ninde, ariko wasanga kuba barashyizemo iryo jambo bigaragaza ko Ntuza yaba ari wowe, Ntuza yaba ari undi. Ariko Yesu yarababwiye ngo nibajye kwa Ntuza bamubwire abaha icyana cy'indogobe. Hanyuma bageze kuri uwo Ntuza ntabwo baba batubwiye uwo ari we, ariko yaragiye arababwira ngo databuja niwe udutumye ngo uduhe icyo cyana cy'indogobe. Hanyuma barakimuha. Yesu bamushyira ku cyana cy'indogobe, baramutembereza umurwa, bamwereka, bamusingiza, basashe imyenda, bamusingiza ngo hoziyana hoziyana,
hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Bamwereka umurwa, bamwereka ukuntu ari umurwa wubatse, umurwa wari wubatse, Yerusalemu yari yubakitse cyane imeze neza. Ariko Yesu avuye kuri icyo cyana cy'indogobe yitegereza uwo murwa bamuratiye, yitegereza izo nyubako, arangizaho kugira ngo yishime ararira. Ese Yesu yarijijwe n'iki? Yesu yarijijwe n'uko abantu bari bitaye ku kureba no kwita ku kuvuga ibyo byose binejeje, kwerekana inyubako, kwerekana ukuntu abantu bateye imbere no kumwereka inyuma ko bamukunze. Ariko yareba mu mutima agasanga mu minsi mike bari buhindure bavuge ngo nabambwe nabambwe. Ni ukuvuga ngo barimo bamusingiza, bamwereka ibitangaza, bamwereka inyubako, bamwereka Yerusalemu ukuntu yubatse. Yari abazi neza. Erega Yesu aratuzi, Yesu arazi, Yesu arakuzi. Imana itugirire neza. Yari azi ko aribo bazahinduka. Abamusingizaga bavuga ngo Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, yari azi ko mu minsi mike aribo baza kuba batega amaboko bavuga ngo nabambwe nabambwe. Ikindi cyababaje Yesu ni ukubona barimo bitaye ku iterambere ryose ry'isi, bareba ukuntu inyubako zabo zikaze, bareba ukuntu ari abantu bakaze. Nyamara we yarebaga imbere ko i Yerusalemu hazasenywa ntihagire ibuye risigara. Imana itugire neza. Mbese ibi bintu twebwe mu gihe cyacu byatwigisha iki? Ese ibi bintu byo yahanuye byarasohoye? Byaze gusohora i Yerusalemu barahagose, barahasenya, baraharimbura, ntihagire ibuye risigara ritageretse kuri ryo. Ni ukuvuga ngo ntacyo kwirata, ntacyo kwirata gihari, nta na kimwe cyatuma ushobora guhagarara ngo urebe inyubako, urebe etaje urimo, urebe ukuntu uryamye mu gitanda cyihindukiza, urebe ukuntu wicara mu ntebe ukahindukiza uko ushaka, urebe ukuntu uhinduranya imodoka. Ibyo byose ntabyo kwirata. Ijambo riratubwira ngo uwirata wese yirate ibi, yirate ko asobanukiwe, akamenya neza ko ari umwana w'Imana, akirata ijambo ry'Imana. Yesu rero yakomeza kwitegereza, havuga ngo Yerusalemu, 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 abandi bica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. Ni kangahe nashatse kubundikira abana bawe mu mababa ariko ntimunyemerere. Arangiza avuga ati ikibabaje ni uko mutamenye igihe mwagenderewe, ntimwamenye uwabagendereye, ntimwamenye ko naje, ntimwamenye ko umwami yaje. Wari uzi ko ngo ubu mu Yerusalemu bategereze Yesu nk'uzaza kwa kundi Yesaya yabihanuye ngo uzavuka, bamwe bategereje gutyo. Twe tumutegereje ko azagaruka, abandi bamutegereje nk'uzavuka. Ariko yababajwe n'ukuntu bagenderewe, n'ukuntu ibyahanuwe byabasohoyeho, ariko amaso yabo akaba yarahumirije, ntibabasha kubimenya. Barimo birata izo nyubako, birata ukuntu hubatse, birata ukuntu hameze. Birashoboka ko nawe ushobora kwirata ubutunzi muri iki gihe, ukirata uko umeze, ukumva uri umusore, ukumva nta cyaguhangara, ukareba abana bawe ukabona urakomeye, ukawagenda ukumva isura yikandagira. Ariko reka mubwire, Yesu ararira, harimo arabaza ngo Yerusalemu, Yerusalemu, Forutine we, kanaka we, ikira wamenyaga igihe wagenderewe, niba wamenyaga ko umwami wawe aje, niba wamenyaga ko Kristo aje, kandi ubwaje ntazatinda. Imana itugirire neza. Amaze kureba ibyo, maze rero ngo agera no ku rusengero. Ariko Imana itugirire neza. Uzi kubona ababajwe n'ibyo hanze aho yagera noneho no mu rusengero agasanga nk'umuntu ngo yigeze kujya gukwa, hanyuma ngo ajyana imbere, hanyuma barabati wabuze n'ihene, wabuze n'intama. Arangiza avuga ati nimugomeza kumbabaza cyangwa nimugomeza kuvuga byinshi ndongeramo n'imishushwe. Uzi ko abantu bari gukora ibyaha bakongeramo n'imishushwe. Yesu yibwenge ageze mu rusengero asangamo abantu bazima, ukagira ngo byibuza ba bandi twita ngo ni abapagani batazi Imana, nibamaze kureba aho hanze abona nyine ibyaha bo barabunuje. Usigaye ubona ko babunuje, byararangiye. Arumva no mu muhanda bashatse barasambana, no mu modoka barayiparika ari nijoro bagasambana, barabunuje. Ni ukuvuga ngo bakoye imbeba bongeramo n'imishushwe. Ariko none hageze no mu rusengero, Yesu ageze mu rusengero ararasanga ahubwo noneho ho bahahinduye iguriro, basanga bahahinduye iguriro. Arangiza bati mukureho bino, inzu ya data ntabwo ikwiye kubisenga y'abambuzi, inzu ya data, inzu ya data, inzu ya data. Imana itugire neza.
ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimuzi ko muri insengero z'Imana, ntimuzi ko umwuka w'Imana ari muri mwe. Ni ukuvuga ngo ni twebwe rusengero. Yesu ageze mu rusengero, bamwe bajya bavuga ngo yarababaye, yararakaye, akuraho ibintu ababaye, ariko hari ikintu bitwigisha. Nshuti zanjye, ubu ntiwari ukwiye kumara Imana agahinda Imana ifite kubwo abasinzi bari hanze aha, agahinda Imana ifite kubwo abasambanyi bari hanze aha, agahinda Imana ifite kubwo abarozi bari hanze aha, agahinda Imana ifite kubwo abantu bari kwirata ubutunzi, bakirata ibyubahiro, bakirata gukomera kwabo. Wowe mu rusengero umaze Imana agahinda byibuza, cyangwa irakugeraho nawe igasanga inzu yarabaye iki, umusaka. Imana itugirire neza, Imana idusure. Ariko ubu ngubu insengero ninde? Urusengero ni njyewe, urusengero ni wowe. Imana itugirire neza, Imana idusure cyane, Imana itugire. Ese ngubu murabona hariho gahunda yo kugira ngo insengero zifite akazagari, zifite ibintu bidasobanutse ziveho. Ariko biriya tubyita insengero, ariya ni amazu tujyamo tugasengeramo. Ariko Yesu dore icyamubabaje, yababajwe n'abantu batangiye bamwereka ko bamukunze, ngo Hoziyana Hoziyana, ngo hahirwe mu izina ry'Uwiteka, kandi bafite ububyazi. Mu minsi mike bari buze guhinduka bakavuga ngo ni abamwe. Ababazwa n'abantu bari kwirata ubutunzi, bakirata ukuntu imyubakire ibintu bimeze neza, ariko agira agahinda. Arabo baravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu, babarira Yerusalemu, uze gushyiramo izina ryawe kanaka we, icyama ukamenya igihe wagenderewe. Ariko bihishwe amaso yawe, Uwiteka arakugendereye. Yesu arakugenderera, arakugenderera mu ijoro, arakugenderera, arakwiyereka. Ijambo riratubwira ngo nimutanyemera ngo mwemezwe n'ibyo mvuga, byibuza wemezwe n'iby'Imana yakoze. Iby'Imana yagukoreye ntabwo biri kukwemeza ko Imana yakugendereye. Umva, waragenderewe. Imana idusure, Imana itugirire neza. Mbese urumva witeguye kwakira Kristo? Urumva witeguye kumubera urusengero rwiza? Urumva witeguye kumumara intimba ari guterwa n'abantu bameneye amaraso ku musaraba bakaba batabyitayeho? Intimba ari guterwa n'abantu baba yapfiriye tukaba tutabyitayeho? Ijambo riratubwira ngo ba bandi bamenye umucyo, ba bandi basogongeye ku mpano z'Imana, bakamenya neza ubushake bwayo, bagahishukirwa iby'Imana, niyo basubiye inyuma. Mana yanjye, bameze nk'imbwa isubiye hehe? Ku birutsi ibyaha byabo n'abadayimoni baza bikubye inshuro nyinshi. Niyo mpamvu wowe waguye ubabaje Imana doprisi kurenza umuntu utari wagera no mu nzu y'Imana, kurenza umuntu utari wavuga ngo Yesu ni umwami. Ariko uyu munsi niwo munsi wawe wo kugendererwa. Uyu munsi